kinyinya nubona adasetse umwereke inyinya nubwo ritogeje umusekere nyamara Yesu agiye kuguseta abantu bari mu itendo Yesu arabasekeje wikomera amashyi cyane Yesu aramanusanga gukora totita yezopra shatotita hera soprereta edi widigidi binita Vanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo umuntu ugera imbere y'Imana wapfira ukagira guterata arahacirira twavuze ngo amen tuve ngo amen kandi ntago ndabumva tuve ngo amen mubwire ngo uyu munsi urataha useka Imana igomba kugusetsa maze ugihurira ariko igihe cyo guseka kirageze barakuvuze ariko igihe cyo kuvuga ko Imana kirasohoye bavuze ibigambo ariko Imana ivuze ijambo tuyongera amashyi niba ukiri hano Dawidi yigeze yandika ijambo rikomeye yandika 23 ariko tuve ngo amen ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane kwa kanshigikira ndeba higa ndeba hino urukundo rura ngose hey hey hallelujah hallelujah amen gitwe ngo amen amen arangije aravuga ngo Uwiteka niwe mungire wange sizakena anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma kabiri anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye aravuga ngo icimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza anunganyirije ameza mu maso y'abanzi bange kugirirwa neza n'imbabazi z'Uwiteka bizanyomaho iminsi yose hey haleluya haleluya nageza mu bikari by'Imana yacu yandika 91 haravuga ngo uba mu rwisho rw'Imana isumba aho byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose aravuga ngo ndibwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye kandi n'igihome cyanjye kinyingira Imana yanjye niringira niyo izagukiza ikigoyi cy'umugoyi ndetse na mugigirimbura abarozi 1000 bazagwa imbere yawe uzabirebesha amaso ntago bizakugeraho abantu bari hano tuyikomera amashyi hari umuntu byumvishe ngo atanga abandi zamure haleluya haleluya hoya tanga mugenzi wawe izamure nibe muvugire ngo Imana ugize ngo uki Imana haya mashiya Imana ugize ngo uki Imana muvugire ngo Imana yo kabyara baragutika gutora bararoga ikarogo ugize ngo uki ayo mashi yawe
shiramo amashyi. Amina, haleluya. Abantu bako Imana ikora tuyikomera amashyi. Atotita zo plastikota. Tuvengo amen. Amen. Igihe urimo Imana igiye kugihindura. Zanye ijambo rivuga ngo igihe wari urimo Yesu aragihindura. Nagihindure we igirira icyizere cyambere, igirira icyizere. Haleluya. Haleluya. Wigirira icyizere ntabwo izagukoza isoni. Ntabwo Imana yacu mwaza. Imana ihindura ibihe, abantu bagahindura amagambo. Haleluya. Haleluya. Murakoze. Tuvengo amen. Amen. Mumbariza ngo Imana irakora cyane agikora. Mumbariza ngo yarabaye cyane ago yahabaye. Uriya mwaka urangiye yarabaye cyane ago yahabaye. Hari abantu bayibonye uriya mwaka ugiye kurangira ngo tuyikomere amashyi. Aha. Tuvengo amen. Amen. Abantu bayibonye tugira kuki? Abayibonye batabara bayizamure amaboko. Ongera izamure amaboko, uyishimire uzamure haleluya yuko Imana yahabaye. Alalala. Hari komana. Tuvengo amen. Amen. Mumbariza ngo uyu munsi urareba umeze nk'uwundi wose. Oya, umunsi ntabwo usanzwe. Mubwiye ngo Imana yaguteguriye. Mubwiye ngo yaguteguriye. Niba unarwaye urataha wacu. Tuvengo amen. Amen. Mureke tuganire ijambo. Twinjire mu ijambo, duhanure mu ijambo. Tuvengo amen. Imana yacu igira gute? Iraboneka cyane abiboneka. Murakoze cyane. Imana yacu iraboneka. Ngiye kuzana senze Imana iri ijambo riri muri Yohana. Kandi ndasaba mwarimu ahaguruke. Mukorere. Yes. 14 twumve icyo Imana idushakaho n'iritenero y'isanamitima. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze titire amagambo ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri. Murongo wa mbere wavuze ngo 14 haravuze ngo nimugira icyo musaba cyose. Uyu munsi nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye. Mu izina rya Yesu. Nzagikora. Uyu munsi Imana iragikora. Niko avuze. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye. Today Imana iragikora. Amen. Imana iragikora mu izina rya Yesu. Zamura ntabwo mvugira aho nyegereje. Tuvengo amen. Amen. Nimugira icyo musaba cyose mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana iragikora. Amen. Okay, wamanitse hepfo yawe. Ku murongo wawe wa 2 n'uwa 3 tugende. Yes, 15 aho. Haravuze ngo yego. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha. Nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha. Wo kubana namwe. Ibihe byose. Mwaka kare Imana yafukuye. Hari umufasha muhawe. Haleluya. Hari umufasha muhawe. Akagasohoka Imana yafukuye. Hari umufasha
Yesu yohereje. Hari n'igisunika, hari igisunika Imana yabateguriye. Haleluya. Niwe mwuka we muramushaka cyane kumushaka. Murakoze komeza. Yaravuze ngo niwe mwuka w'ukuri, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi, kandi ntibamurora. Yes. ariko mwebweho mwicaye hano muramuzi, kuko abana namwe, kandi azaba muri mwe. Kuko abana namwe kandi uyu munsi aje kuba muri mwebwe. Amen. Abana mwacu tube amen. Kuko abana na ndetse uyu munsi aje kuba muri mwebwe ibihe byose. Murakoze. Mani gomu. Hepfo yaho hafisome dusoze naje. Ngasome naje. Ngasome naje. Aravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Amen. Sinzabasiga. Ndashima Imana ko itazadusiga. Ndashima Imana ko itazadusiga. Ndashima Imana ko itazasiga isanamitima. Ndashima Imana ko itazadusiga. Icyakora cy'abantu badusiga, ariko Imana ntabwo izadusiga. Haleluya. Yes, murakoze. Imana ibahumugisha. Twongereho ijambo rya nyuma turisengeremo. Imana ibahe umugisha. Itangiriro igice cya mbere ku murongo waho w'ikenda. Turahera ku 8 waho tugere ku 9. Nta kibazo mushumba nahagere vuba vuba naco. Nubisha ari gusoma vuba yihuse kugira ngo igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo waho 8 no ku 9. Umutwe w'ijambo aravanga Imana irema isi n'ijuru. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. N'ibirimo byose. Umurongo 8 haravangwa Imana yita iryo sanzure ijuru. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya. Buragoroba buraca. Uwo ni wo munsi wa kabiri. Murongo wa 9. Leo shaka. Imana iravuga iti. Imana iravuze none iti. Amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe. Uyu munsi kuwa gatatu. Amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe. Ahumutse haboneke. Ahumutse haboneke. Nushaka kureke nawe. Bibukwa Imana bivuze. Uyu munsi bibaye ko Imana bivuze. Bandi kuremeye ahumutse mu yandi magambo. Bandi bengi baremeye ahumutse abantu baje gusenga. Niba ubyize ikomera amashi Imana baremeye ahumutse. Murakoze. Noneho tugane. Tube ngo amen. Kandi dore hanje ijambo no kwisha mu mwuka. Abose ko komana yake. Tube ngo amen. Uzo turivuge. Ariko Mana Zaburi 46 ku murongo wa 17 nuko nubishe bije reka mbibahe tubirangire twita dusenga. Vuge rino jambo dukore icyifuzo dusenge dusoze Imana ibahumugisha. Zaburi 86 ku murongo wa 17 nuko nubishe. Zaburi ya 86 murongo wa 17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ibereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga niriterana abakwanga n'abarozi n'abatayimoni bakirebe bamware kuko Uwiteka nyir'ingabo untabaye ukamara umubabaro. Ndashima Imana ibamaze umubabaro mw'iri teraniro. Ikimenyetso. Iguha ikimenyetso.
nanjye ndagikeneye. Mw'iri teraniro bivuze ngo birahindutse. Imana ibahaye ikimenyetso cyiza. Okay, dusomye ijambo. Uyu ni Yohana wari no gutegurira Yesu, ariko amutegurira n'ubundi nyuma ye ari kumuhanura. Haleluya. Arangije avuga ijambo ryiza, Mwuka Wera amugezeho amubwira ijambo ryiza ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi. Ariko Mana yanjye, ariko ahera ku murongo wa mbere ababwira ijambo rikomeye. Aravuga ngo uyu munsi mwebwe mwizeye Kristo, icya mbere mukeneye undi mufasha. Alaso pisti kota, ariwe Mwuka Wera. Ndashima Imana. Imana izi imibabaro unyuramo, Imana izi agahinda unyuramo, Imana izi ibikomere unyuramo, Imana izi inzira zawe, izi imijyambire yawe, imenya imibyukire yawe. Imana imenya. Ndashima ko Imana icyo musaba uyu munsi kuwa gatatu mu isanamitima Imana igiye kugikora. Ndashima Imana igiye kugikora. Yesu ari bugikore, abantu babimenye, abadayimoni bazabimenya ko mwageze mu isanamitima. Ndashima Imana. Totitayazopa, ntabwo Imana ibasiga. Icyo musaba cyose ntabwo ari kimwe. Ni Yesu azabivuze. Cyose nzagikora. Kristo azi ko ari bese, azi ko ari abantu batuvuyeho. Imana izi ko ari abakuvuyeho. Imana izi ko hari amagambo. Imana izi ko hari ibibazo unyura. Ariko ndashimira Yesu uvuze ngo uyu munsi umuntu wateye intambwe akaza imbere ye uko yaje ari gusaba. Uyu munsi Yesu arabikora. Bivuze ngo ibyo waje usaba Imana uyu munsi urabihabwa mu izina rya Yesu. Haravuga sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Kabiri ninzaho muri, nzabohera nimumfasha. Imana ibahaye nimufasha, ariwe Mwuka Wera. Ndashima Imana kwidegita. Abantu barakuvuyeho, abantu baragusiga, ariko Yesu ntabwo agusize, ahubwo azaho uri. Ndashima Imana izaho. Imana igiye kuza aho uri. Mu kibazo cyawe Yesu aje kukivangamo. Mu bibazo byawe Yesu arahageze. Ndashima Imana ihageze. Uyu munsi mw'iri teraniro hari andi mahirwe ya kabiri. Aya mbere yaragiye, ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri. Akira undi mufasha, akira gisunika. Abandi babyizeye bazamuye haleluya. Bazamuye haleluya. Wakomeke komera amashyi. Mwikirize kandi. Ese wamwikirize, ongera izamure wakwikirize nawe. Heta kota Yesu. Nzaboherereza undi mufasha. Ndashima Imana iduhaye undi mufasha. No mu rupfu muzagendana. Nubwo abantu bazaba bakujugunye, ndashima Yesu uzagendana nawe. Uyu mufasha ntabwo azagusiga. Umugabo yagusize, bene wanyu bagutaye, inshuti zakuvuyeho. Yesu ntabwo azagusiga. Inshuti nizo zagenda ukabura byose. Yesu ntabwo azagusiga. Abamwizeye bazamuye haleluya. Tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana nawe mwami Imana. Tuzabana nawe mwami Imana, tuzabayo.
mufasha Imana iguhaye. Uyu mufasha aragusunitse, ndashimira Imana ibahaye igisunika. Akira gisunika mushumba, akira gisunika waje gusenga, akira undi mufasha ariyo Mwuka Wera. Imana iguhaye igisunika, umva Imana iguhaye igisunika, ubakuroga Imana iguhaye igisunika, ubakuvuga Imana iguhaye igisunika. Abantu bavuga ibigambo Imana ikavuga ijambo. Haleluya. Tuyongere icyubahiro kandi. Tuvuge amen. Amen. Imana iba Yesu adusukiye undi mufasha ari we Mwuka Wera wo kubana nawe. Tugeze mu bihe abantu banamutse, ariko ndashimira Yesu duhaye umufasha. Bana be mubahaye umufasha. Urugo rwa Imana iguhaye umufasha. Aho tuye Imana iguhaye umufasha. Abakuzi Imana iguhaye umufasha. Bazajya bakuroga byange, bazajya bakuroga byange, bazajya bakutega Imana itegura, bazajya ngo birarangiye, ngo biratangiye. Akira undi mufasha ariwe Mwuka Wera uzajya ubana nawe. Uri Imana y'akandi kajyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze n'ababwire, uvuge wayiyeretse. Uri Imana we, uri Imana we, abatabizi ubwo duhawe undi mufasha. Kabiri, jambo Imana iratubwiye ngo Imana irema iryo sanzure, ibona ko ari ryiza, irangije iritegereza, ibona munsi y'iryo sanzure harimo ubutaka ariko bwivanze n'amazi. Abera b'Imana bahuye n'ubunyerere. Bariza mugendo mu ntabunyerere mwabonye? Nabugiye mu cyangwa mwabugiye? Abashumba babugezemo buno bunyereri, baragenda bakajya banyerera, bajya gutambuka bagasanga n'amazi. Ariko ndashimira Imana ivuze ngo ikureme yahumutse, ahumutse harabonetse, abashumba ahumutse harabonetse, ababyize bazamuye haleluya. Tugazanye yugezanye biranga, gusenga bikanga, ibihe byo kubana n'Imana bikabura. Ariko ndashimira Imana hejuru imufasha, ugiye kutuvuganira kandi mufasha aturemeye ahumutse. Uyu mufasha bita Mwuka Wera, ababyeyi agiye kubaremera ahumutse, abagabo baremeye ahumutse, abakobwa agiye kubarema ahumutse, urugo rwa Imana igiye kurema ahumutse. Wagenda ugasubira inyuma, si uko udasenga, si uko utabana n'Imana, ariko nuko wari uri mu bunyerere. Ariko buno bunyerere guhera nonaho burarangiye, guhera nonaho Imana iraburangije. Hari Imana iciye inzira mu bunyerere. Tuvuge ngo amen. Imana iritegereza, ibona munsi y'ijuru hari amazi menshi, irangije ikoresha itegeko, iravuga ngo hari abantu bagiye basenze, ariko bagiye basenga banyerera bagahura n'ubunyereri, nkavugana nabo bari mu mazi, ariko birahindutse ngo mbashyiriye ahumutse. Ndashima Imana ituremeye ahumutse, ku buzima bwa Imana ikuremeye ahumutse. Aha rwapitaye zobra bikomera amashyi, Imana ituremeye ahumutse. Maze igihe abwira abantu ko Imana ikizura, maze igihe babwira yuko ikura igisuzuguriro, maze igihe bavuga yuko Imana iruhura abarushye akaruhuka bakabahumba. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yego, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira ihumbi, kandi ntizemera najya yaritukwa. Morodekayi yari yabanditse igiti, bamubambaho
mucaca bazamuye haleluya. Abantu b'abanyabuca abarozi bahari bageze ku iseta bagiye kubyara bazamuye haleluya. Abantu babonye buca bazamuye haleluya. Ahumutse habonetse ukora mu kiganiro ahumutse Imana yahaguhaye. Ugiye kwinjira mu nzu yawe, ugiye kwinjira mu masezerano yawe, akira kwinjira muri gakondo yawe, akira kwinjira mu kiganiro yawe. Ababyize batanga abandi bazamura haleluya. Yesu ni kumana ngiri teraniro, ni kumana marika n'abantu ngiri teraniro, ni kuboneza ko muri gikomere, tumukomera amashitani, ayo mashitani ya Yesu. Kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe upendo, naweza umwanya wanjye tuve mu amani tuyongere cyubona kandi nabana ugiye mu gitara kwisha utaramenya Imana numva turi mu kiganza mugenzi wawe ugiye mu gitara kwisha utaramenya Imana ntacyo kigutwaye ugeze mu isanamitima ntacyo kizagutwara wageze hano kuwa gatatu Imana irabihinduye Imana igurebe yahumutse ababyize basamuye haleluya. Warahabaye Mana we warahabaye turekera avuga tuyenga amen mama imakuwa abantu bari mu itendo Yesu arabasekeje bikomera amashitane Yesu aramanusanga gukora totita yozopra shatotita hera soprelpa edi widigidibinita
ayo mashya uzikurinda uzikurinda yarahabaye uzikurinda tumwongera amashyi uzikurinda ayo mashyi yawe ayo mashyi yawe uzikurinda bana we uzikurinda uzikurinda kugira ngo abanyanga bakirebe kuko Uwiteka nabaye akamaro iki Imana yambwa ngo mwiterane Imana itanzemo kado ku muntu wese wasenze aya masengesho yasenze hari kandi bari bahaye mwikomera amashyi cyane wishimire cyane Shimye mwami wanjye womenye ubuzima ukaba kuzawe na buri iki se ufite ntabiko ibyo nunze n'ibyawe ntacyo ubwanjye iki se ufite ntabiko tumutunge ibiganza umubyeyi wacu tumutunge ibiganza kandi mubyeyi tuvuge ngo iyi nzu azajya azamukamo ajya hejuru Umwana yabana n'Imana. Yesu Imana ibikore vuba Imana nibikore vuba. Haleluya.